bamwe barimo baravuga ngo nyuma yuko ibintu byose byagiye binyura ku social media byaba byiza urubanza rwa Prince Kid rutangiriye mu mizi rukaburanishwa ukuri kugashyirwa hagaragara. Ibyo jya kubibwira inka Nyabugogo ntimukaje muza gufata inkiko mu mujana. Ibyo bintu by'imizi mu bireke nta mizi baho. Nta mizi hari, nta rubanza rw'imizi hari. Abakome nabo tuzeye tubamenya ariko turabazi bakora muri MTN, bakora muri za koje banke, bakora muri bahose bakuriye turu di Rwanda. Urumva iyo mizi izatangira yabasimbutse. Nta mizi hari. Urakoze. Wawe ikintu kiriho kimwe aha ndakubwiye hari amazu ari irebero nibazana nibashaka gusubira mu mizi bazagenda batubwire ari amazu yakodeshwa girebero. Erega muri iyi case ya Prince Kid harimo uyu mugabo ninde? Uyu mugabo wakoze ubukwe kuri ntuza bakayifunga ira hotel yo ku Kibuye. Bamwita ni Malala. Oya uramuti bagiye gukorera y'ubukwe. Bamwita Shehe Nusa uramwibuka. Muri iyi case ya Prince Kid bano bahungu ba Shehe bayirimo urimo kunyumva? Hey. Amazu bakodesheje reka buretse gato byabereye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2023 ahantu biti Nyamirambo. Amakuru reka nkubwire abahungu ba Shehe, amakuru yaje avuye muri Canal Plus ku bana baje kwestara internet iwanyu. Ibyo basanze amakuru yaramenyekanye ubu dufite archive. Ibi bintu bya Prince Kid byagiye gufunga ndakubwiza ukuri yakubaka indi guverinoma. Reka nkubwire nojya nkubwira Jesus. Reka nkubwire amakano kana gato. Nukuvuga ngo amahirwe bagira amahirwe abari ICA ndi ya Donald Trump. Irimo kumesinga up with the Prince Kid. No one ni bateri ICA ya Donald Trump. Baba ndi bitugaga bakomeye. I wish ko abanyarwanda bavuga ati gamu utwere ku rubanza si musiga mu twereka. Nanjye nabivuze. Nta kintu kimwe musimbutse. Ego. Aswari Ibrahimon. Niggas are going to be exposed. Kandi biboro bya sigabi tanyu muri rutigeze ubona. Iyi 30 jours nanjye abana babaye so abused kuri vutako. Bro. Hanyuma abana babuze n'ahantu baririra. Aha ngewe nafashe Godfather ni mugarebe izina Godfather natanze ibitugu abana barerera ku bitugu byanjye n'uyu munsi baracyabiririraho. Hamwagiye mureka. N'uyu munsi abana bagizweho ingaruka na Prince Kid nabategeye ibitugu Dekati we urabizi. Dekati hari byuzi. Abana naravuze ni muze mu ruhuke nzabatega amatwi. Ntago mwigeze umuntu ubatega amatwi. Urimo kumva? Nabateza amatwi benshi muri bo hari nabo mutigeze mubona muri ruya rubanza. Hari abana bakorewe ubishitani. Inyana zimbwa z'abagabo bakagenda Prince Kid akavuga ati ngwino irushanwa ntago bikunze ubutahuza aba Miss Rwanda yamara kumuhaga agahita mutangamo passe akamuha passe wamuhayemo passe muri koje banke akaba afite nka batana agomba kubeshya akazi yamara kumurya agahita mwoherereza agasanga umwana ageze buretse gato agasanga umwana bamutanzemo amapase umwana akisanga ageze muri bureau de change kuri petite barrière ku Gisenyi bro. Agomba guhembwa 30 by'amanyarwanda bro. Amazina tutangira kujya tuyavuga. Ibintu bya Miss Rwanda biteye agahinda ni birebire. No kuvuga ngo abantu benshi bafashe umwana w'umukobwa avuga ati kukirwa argonga imihanda hora yasinze n'ibyo byose. Oya tambwira se ko abana b'abakobwa bamwe uretse ko bamwe babuze n'ahantu bajya benshi kuba tutarumva aho ofete y'umunsi nshima Imana ko tutumva case ya suicide. Bakoma case ya suicide mfite abakobwa barenga bane bahindutse abatinga. I'm being honest. Ntega amatwi. Abana b'abakobwa accused. Nabo bitaga bakomeye muri za MTN, koje bank, nuza turu di Rwanda izo company ko eshatu. Umuntu ari hagati no bita Prince Kid mukata se bashaka umuzana ejo tomorrow. Mfite abakobwa bane uwa gatanu ntabwo ndakonfaminga abakobwa bane ubu turi kuvuga nabahindutse abatinganye kubera ingaruka za Miss Rwanda. Amazina ndayazi uretse umwe we nane ngiye mfite batatu. Urukunyumva mfite abantu bane
banyuze muri Miss Rwanda. Ibi bintu nituza kubivuga abantu ngo bakabyumva bro, aba bana umwana none dore none harabakorewe abuse ntibirangire uwa muryoheraga yahitaga amubwira ati ngwino urajya ngwino ikamba rya Miss Rwanda ikurikira. Urimo kunyumva? Nzari guhereza. Urimo kunyumva? Abo bita bujurire utaganda. Va kuri nyamunsi. Zari nigazo hasi ariko zakoraga ibyo bintu byose zagize umuntu bita uretse gato. Umuntu bita uyunguyu hari jurire utaganda uyunguyu nundi ninde? Uyunguyu wundi ninde uyunguyu wagize ibyago sho bundi agapfusha umwana ninde? Ninde? Umusero France ubukoze ibiri uyu yagize ibyago umwana warapfa ninde ejo bundi? Imana mubarira ariko nyine urumva uyu muga wenda konga ko ratuma wenda habamo sympathy na kundi wamuvuga nyine ukavuga uti ndavuze ko yapfushije umwana musa ni ariko si ikibazo rero umuntu aravuga oke katumureka tumupasinge tumureke ubwo ndabona mutangiye kuzana mu ngendo none se ko ari byo cyo kintu wenda ni Michael shaka kuvuga tukomeze wari kwa ngo cyagiteka mitwe cy'ibyo amafaranga muri kaminuza y'u Rwanda byo kuba bihagije urukonimba tuve kuri ibyo ngibyo ibi bintu biri mu mwanda erega nubwo ndi kuvuga mukanga kunyumva mu manze murebe ibintu byaturitse bamporiki yaravuye kuganiriza ngo abana umuco bamporiki uva kuganiriza abana inyamata kuri hoteli byagenze bite ava kuganiriza abana inyamata kuri hoteli ahantu uzi ko bamutumiye ngo agiye kubaganiriza umuco urabyibuka tuve kuri we tugaruke ni gute uyu mubye man ibintu bibiboro ni biri mu mwanda ibi Prince Kid yavuze ngo birimo abantu ngo bamazina ndashaka Prince Kid bamuzane noneho aze yarakaye abivuge byose ntabwo kuza yarakaye yabivuga Prince Kid va muri Amerika wamaze gukora record ya buri kimwe kuko ntabwo azagera mu Rwanda ngo ajurire azagera mu Rwanda imodoka imutegereje yo kujya mageragere ahita shishika oya agomba kuza urubanza ntabwo yakongera kuburana no sazaburana iki so ruvanga azagera ahita shishika none se nukuvuga ngo twibukiranye Prince Kid yavuye mu Rwanda bamushiriye iminsi 30 yo kujurira ntabwo yayikoresheje ngo ajurire yahise yitorokamo bivuze ngo azaza ntabwo azongera kujurira abakomeye Prince Kid agomba kubavugira muri Amerika mbere yo kwamanuka Prince Kid bamubariza abakomeye muri Amerika nagera mu Rwanda bakomeye azava gutari mageragere bazamuha nyina tuzakora petition yongera burane ntabwo ufite ubwo bubasha we nande tuzayikora twebwe we nande hehe nabandi bo kemoneka no umuntu ukomeye rero tuzabishaka tuzayikora petition kandi aburanire mu ruhame tuzayikora muri parliament so tugende gatoya kuri ibi bintu kuri ibi biboro hari ikintu muri kwitiranya Dekati ikintu abantu bagomba kwandastandinga bakabyumva ntabwo Prince Kid nituza gukurikira nukuvuga ngo abana bo muri Miss Rwanda bari nawe ugira defo yo kuvugira mu muntu yateruye ijambo wakintu we uje ku muntu amanza aterura interuro ayirangize ubone kumuvugiramo please we watch your mouth nigga hani umuntu ari kuvuga ugahita umucamo ijambo dire so nukuvuga ngo tugaruke gato hari ibintu bitigeze bivugwa uyu mudamu abo bakomeye rega bakomeye hariho bagiye baje hanze ariko bakabacecekesha umuntu arabivuga bakamuzibya hari uyu mudamu Marene bari barahaye abakobwa ngo jya kubigisha ura mudamu n'umudamu ukomeye umugabo ni ambassadeur yari ambassadeur mu Bufaransa uyu mudamu ari mu bantu bahishiriye afata umwana bita Iradukunda wabaye victime kurusha abandi uyu mwana Iradukunda yabaye victime ari mu bantu babaye victime kurusha abandi uyu mwana Prince Kid yaburuzaga imodoka hari ibintu erega Prince Kid cyageze akajya ararana n'abakobwa babiri uwo bita Iradukunda uwo bita Elisa wahindutse umugore we baranige ni Kanombe ari batatu abantu babizi basabura ikiganza nivuga ngo nta kintu beshyemo na gito noneho uretse gato uyu mudamu Marene w'abakobwa bro uretse gato ntabwo abeshye noneho reka ibyo ngibyo ngewe ndi kuvugira Prince Kid hano bwa mbere amafoto zafite babaga bakina n'imbwa mu gipangu urukunye kirabivuze se oya rega abantu banasurana ariko ino game this game
we created this fucking game. Ngewe deka uzi kugira ibintu byose biri documented. Kugira ngo ntangire investigation yimbitse kuri iki kibazo cy'umujene, naraje hano ndigaragura ndavuga nti Mutesi ibyo ragambaniye Prince Kid, uyu mukobwa ni shitani, murabyibuka? Umuntu arampamagara bro, arampamagara muri Amerika, ankubita amafoto Prince Kid, Elisa, Iradukunda, undi mukobwa ninde